sheri ari kugira amasoso meza wa niko nawe umva Imana yakuremye yari yitonze pe urabivuga n'ukuri koko n'ukuri none ndasa n'Imana cyane undi umuntu nakamana gato turi mu shusho ryayo se ariko nawe uri mwiza pe si ukubeshya n'ukuri ntabwo ari ukukabiriza to nanjye bizambi gukorera mu misiri imbere banzu nyiteho urakoze cyane muze ndabona ari ibyo da ndabona ari ibyo reka tugenda bwo reka Gisela munyaruke muze tugende Liza nawe ngwino tugende turaje mutebuke tugere vuba imvura itaragwa muze mugire bwangu ndabona ari ibyo reka tugende telefone wayibutse nimwihute Liza nzanira iyo telefone ya papa Shizagira ko tugende reka bareke bagende bonyine ngiye nanga kujyana na mama na papa ega ni n'abasaza n'abakecuru oya Shizaza uko no gutemberana n'ababyeyi bari byiza ubwo urabakunda cyane gira vuba ngo tugende uzi ko nta n'umusore waguteretse ari kumwe mama na papa none se ko dutembereye ariko wa mwana uzi ko ukiri umwana nta kibazo pe tutego gira vuba ngo biga tugende nyine tugende kaguruka tugende utaza se tugenda bwari wo kandi bagashakoshi amfite uburanza Naje bana. Man, usiko siriya nkecuru noneho wagira ngo ni demu ni ji wa kintu. Urukundo bahagaze rureza. Usiko wagira ngo mwitagaho baracyari muri bya bintu abafaransa bise ngo ni amore. Nanjye nubiye birenze. Cyakora bariya babyeyi n'izina ry'Imana ndahabya kintu. Noneho ngo moja ngo yaravuze ngo imironko ngo zakapera za ujya wirashishwa. Ariko ariho kubaza banyigisha gukora utuntu mani tempo kurikirana mani. Ngo ibyana bigahaba. Abaye ntago wabishora akimi. Ni dangi umukecuru. no muri ruragiye ba ruragiye Seze waso umuntu ndi kumva asana bandara umuntu no gusona kanyeje kureba no muri rura wanagiye Saura garuka mani. Mama se mare byo ashaka gusa ibyo Zakatoni zanyu mwarebaga nushaka ugiye katone twe turacyari abana Aso birani biki mwarebaga wamwe Abakozi bagenda none. Serizo muri Jamaica man Geza kiri nongiye gukina Twishatira filime byo muri California man. Ko bitamo nk'ingoma Cyangwa ibikombe. ni muzireba Bro hari igihe utazongera gukora kuri telecommand noneho katubizire Ase kumbona ugasaka igihe cyose bemeze umubyibuho urakwishe gaye hoshi mva maso umubyibuho nyiteze muri sanye sanzwe mbyibushye mbega umugeni umeze neza ubwo banza ryo araryo reka nawe ariko ushaka uburyo bwiza nanjye nzajya ni karibu iwanyu da iwacu barahari se cyangwa bagiye gusenga Mugeni wambura inkweto dore nakoze amasuku ntazo nambura yewe uyazambura yewe nuko nta nkweto nambura umenya ko umuntu aba yavunitse ibintu mwihaye byo kujya mwambuza abantu inkweto meze gute My god Dalik
ibiki se You kandi became fat man. hoshi genda va mu mazi Sha, big up. cyari bimeze namoro abandi barahari ko mbona se mwibereye mu mafilme byifashe gute mwabuze ibyo mukora Amafilime Charles ataragukwitira muri filime nanga byatanje katone Arasude ntimukina abana mwese. katone narizo muri kureba katubone neza abantu kubitira mwagowe banatinye style bareba ukuntu yananganye neza wabaye mwiza nakugize rugira umunwa mara yisi ni So umugeni nyine. beautiful sinzo Nasa mfite ikibazo cy'amatsiko uri kureba filime na ekuteri mu matwi ubwo byose nashyizemo akavurime gakeya Uriya niko twaramumenye. hip hop ngo ndi kumva ngo yigize umuhanzi niko bigomba kugenda ariko Gucururiza ku muhanda biranze bikugeza Ari mu rugo. byagira umusazi w'urwo busaza ngo wishimye mani birenze ahubwo se Dari ko ndi kubona Lisa atari kuza kukureba bimeze tubona ariko twumva umuntu ari gukora amasuku muri salama oya ubwo wasanga atari muri salama ahubwo reka njye kumureba mwe mureba izo katuni zanyu mwebwe mukiri impinja barabikunda dore cyari saba yabaremeye bari kumaze gukura mabona ni amabona da ntabwo amabona yawe yavuye kwa mukobwa Serisa muri iyi nzu yaheze hera Ngoze nyambariwe Emma Karibu. akabona amakayi rwarambikanye gusa sinzi Karibu. uko byakugendekeye urakiga se mabwa Ndakiga bijye birangira se. bigaga ibiki se byaraniranye Uzi ko wampamagaye ngakomeza ngutegereza. Kuki waje ntumbwire? naje mba nicaye aho hirya na Charles muri sale Kuntu uri kungana. ibi ni icy'abanyarwanda Ye? ngo bezes Ubajya ngo bari kugupomba. gomeza ari he Gomeza aba yagiye mu kazi. Nubizi ko asigaye acuruza. hariya ndangare umukobwa n'igihe yambeshye ngo azaza kunsura umubwiye yagize amahirwe nsimusanze yari kumbona Ese we Gomeza ntabwo umuzi. Azaza arakumbwira ko muri iki cyumweru ashaka kuntaza. Ntiyagutahiye ubukwe. Ariko agomba kuza kugusura. Biteze? papa sariye Papa na mami bagiye gutembera. hagati aho tukiri kuri ibyo ngibyo mama Gisele nabonye ndabona nta kintu rwose atwaye Mama Gisele ni umubyeyi mwiza cyane. Umva nubwo twamutinyaga ariko ni umubyeyi mwiza umenya buri kimwe nyine nka mama. shana ukuri ndabibona ibintu byose byarahindutse hano ndabona umuryango warabaye umuryango abana bose barishimye mbese wagira ngo ni mama wagarutse Umva hano umunezero bari wose. Ntiwamenya ngo abana n'imfubyi ari babandi twakuye ku muhanda mbese twese turi abana bo mu rugo. cyane byiza cyane pe Gusa nari mfite ubwoba ko azaza nyine bari abana akabaga. Yarabakunze cyane. ndakwibuka rwose wari wapapye muze mumere nabi Yesu we. ibiki n'ibiki Twasanze nyine hari ikintu kinini twaburaga. ega abantu bose ntabwo ari bamwe ntabwo ari bamwe riza Hari inkinamico umuntu agenda yumva amafilimi umuntu areba ukabona ba mukase w'umuntu ni babi ariko ntabwo ari bose burya. Twaramukunze cyane ni umubyeyi. twese riza bite Abona se atari byiza. ariko nawe ntukansetse ubu nashaka kubaza wowe na Kennedy bigeze hehe byifashe gute Yego ko mana yanjye. Kennedy niyo nshaka kumenya amakuru amakuru ya Kennedy nasanzwe aranashaje. nyine mperuka mwarashwanye ntabwo muriyungana n'ubu Kuya Kennedy Dari naramwihoreye. Naramuretse nta n'umwanya nkibifitiye. Igihe nari mbifitiye umwanya ntiyabonetse. Nanjye ubu nta n'umwanya mbifitiye. Uzi ko turi kwirukanka mu kibazo cya mama. ibyo ndabyumva ko muri kwirukanka mu kibazo cya mama ariko ubuzima bwa mama n'ubwa mama n'ubwawe n'ubwawe uba ugomba gukemura ibibazo byawe wowe na Kennedy Kennedy nabonye afite akajagari kenshi. Naramwihoreye n'ejo ubundi yari ari hano. aha ntawivanga mu by'urukundo ntawamenya biba biri hagati y'abantu babiri gusa nyine none si icyo kirego cya mama kigeze
turi kubyirukamo turi gushaka ubutabera ariko dufite icyizere ko tuzamenya ukuri ku byinshi nyuma y'urupfu rwa mama. byaba ari byiza cyane. Papa nyine akanya kamwe papa urabona bari muri mu bintu byinshi, rimwe ukabona birimo ubundi ukabona nta birimo, gusa mama yari yatubwiwe na nkuru nziza ko bari kudufasha, gusa nta makuru afatika baduha. Amakuru ya bofu ko mutazanye. Bofu se shaho yamaze nk'amezi 3 bahita bamuhamagara hanze. Nibwo ntaraza. Ntabwo araza, tuvugana kuri telefone akanyandikira kuri WhatsApp. Cyangwa ni akazi. Nibyo Aisha urashimishije. Ari gihe nkureba nukuri nkavuga ni Darike 5 kwa 5. Nonse ni iki cyahindutse cyakoze no kwambara nyine bitenge birakubera cyane kubera ko nabyibushye. Umva naguhejeje hanze tugende mu nzu twakire. Aha reka nzenda Karibu mu nzu. Imbabaje nuko ngiye kugenda ntabonye muze. Nta no kubabona. Iyo sana nawe sigaye yitwa gute? Iyo yita big up. Ngaho gato. Mu bipakure mubishyire muri depo, ibindi tuzabivuga n'ejo. Umara kumwiyegereza maze kukwizera urumva ko nta kintu azaguhisha, bityo tuzamenya neza uwo bakeka uri inyuma y'urupfu rwa nyina. Ukomeze umukurikirane cyane cyane uzushakisha uburyo uzamukuraho amazina y'abakeka. Babarangiye ntuzanimo ibintu byo kuri ku mushinga papa wanjye. Si cyo mushinga uri aho ngaho. Umushinga nicyo kintu cyane. Nta mushinga uri aho ngaho uri gusubiza umuntu inyuma mane. Umva kandi waho nabikuye si ngombwa, icyo nshaka nuko tubikurikirana havuyemo ibyaba mama nabandi bose. Buriya biragoye kugira ngo buri kintu cyose ndi gutekereza nkimubwire, hari igihe mba mbona atacyumva. Mu mifuka sinifuza kubona y'amaboko cyangwa kubona ababire bikoreye amaboko, ni nk'urubyiruko usanga rukubitwa ibiboko ruzira kwiba inkoko. Ku munwa gushaka amakuru gusa ndayamushakira. Simani kano gashinga ari kujya ubona uburyo kazadukizamo. Aho ngaho kari kugenda, kari kwinjira fresh wa kintu. Gusa nizere ko yafomu wayitsimbye neza. Ariko agakobwa mama yazanye aragafasha, niko gatumye ibi byose biba n'ubukene turimo.